Abapaniya aho muherereyeho mwese, abantu mutari gukora lock-up mufite ikibazo gikomeye cyane. Batubwira ko kwizigama nk'uko na leta y'u Rwanda ibitubwira cyangwa leta zacu, kwizigama ni ibintu by'ingenzi. Gukora iriya lock-up, payi lock-up ni ibintu by'ingenzi kuko ni ibintu bishobora kuba byagufasha kuba anytime wakoresheje ariya mafaranga nabi cyangwa ziriya paycoin zawe nabi, iriya myaka uba wihaye iyo ishize bakongera izindi. Bamara kongera izindi, wowe icyo ukora ni ukugerageza kuba noneho wamba macuwa kuri ibyo baguhaye, ku buryo niba wararokinze payi zawe bakaguha nyinshi, akenshi naho baguha nyinshi kurenza izo wapudetingiwe mbere kuri migration yawe. Ubu ngubu nibwo muba mufite amahirwe yo kuba mwakitekereza imishinga myinshi, kuko hari igihe ari amafaranga bashobora kuyaguha uhubutse, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane, kandi atari ibintu wagombye kuba waceceka wakihorera. Ukwizigama rero benshi bifata nk'aho ari igihombo. Ntego ari igihombo. Gukora lock-up ni ibintu byizewe kandi ni ibintu byiza. Akenshi barakubwira ati wowe updating aho ushobora gukora lock-up ku ijana una updating ko ushobora gukora lock-up ku myaka 3, nibyo byaba byiza cyane kurenzaho. Mbanje kubasuhuza inshuti zacu namwe mudukurikirana aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse namwe ba diaspora muherereye mu bihugu bya Afurika, namwe ba diaspora muherereye ku migabane igiye itandukanye, turabasuhuje. Kudukurikirana kwanyu ni by'agaciro, ndetse ni nabyo duha umwanya, kuko iyo wemeye gufata umwanya wawe ugakurikirana ibiganiro tuguha, akenshi ubibonamo inyungu, ndetse natwe ubwacu tukabonamo inyungu, kuko kudukurikirana kwanyu nibyo bituma natwe turi hano. Turabibashimiye, Imana ijye ibaha umugisha mu byo mukora byose. Ikintu nababwira namwe bashyashya, wakora subscribe ugakanda kuri kazogera kugira ngo hatazagira ibiganiro na bimwe bizabigucika. Ukore comment, wandike buri kintu cyose, kwa kenshi iyo wanditse muri comment ikibazo ufite nibwo tugisubiza kandi tukagikosubiriza muri rusange. Kandi ni byiza yuko ino Pi network nyaboneka tuyisabagize ku buryo ibona abantu benshi cyane, kuko ni rino faranga ni faranga umuvandimwe atagomba gucikanwa naryo, ndetse ni faranga ritagomba kuba ryacika intege, kuko ni faranga twavunikiye cyane, kandi ni faranga rigomba kutugeza ku byiza. Twumvikane uko giteye, mukurikirane ibyo tugiye kubabwira nyaboneka mu byuzuze mu matarabyuze. Mwabonye ko Pi Team yatanze itangazo irishyira muri dashboard zanyu. Murebe muri dashboard muraza kubona ko kutubwira ati ngo grace period is update. Grace period igihe ntarengwa cyageze, nyine igihe ntarengwa ni nk'icyo turimo, ni grace period turimo duhereranye. Wabizi ko twabanje muri P-Fest dukurikizaho P-Fest irangiye ejo bundi, ubu tugiye muri grace period. Ni cyagiye umuntu aba agomba kwisuzuma neza. Twaba dutegereje ko open mainnet igiye kuba, kandi wumvise ko batanga icyizere yuko ibintu byacu bitahindutse. Baratubwira ati rero muri no grace period ni igihe tuba tugomba gusuzuma buri kimwe cyose kitari gukorwa muri KYC zacu, tukabasha kuba twacyuzuza. Urugero hano batubwira ati ni ukubanza kuzuza KYC deadline nuko bayongereye, tukazuzamo ibisabwa byose, tukareba niba dushaka gukora KYC yacu nta nzitizi na zimwe zibayemo. Urebye tariki bari batanze zari kugeza ku itariki 30 za kuno kwezi, ariko babonye ko benshi bashobora gucikanwa cyangwa ari ibintu byinshi bitaruzuzwa, baravuga ati reka batanga indi deadline bongeyeho bageza kuri cya gihe dutegereje cya open mainnet. Ubwo urumva tuzava muri deadline, tuzava muri grace period twinjira muri open mainnet nta kibazo dufite rwose. Abantu bose barakemuriwe ibisabwa, ku buryo nta n'umwe uzacikanwa kuba yakoresha payi ziwe. Urumva rero ni ikintu cy'agaciro, ndetse n'ikintu tugomba kumva ko ari ibyishimo duhuye nabyo, cyane cyane ku bantu bari bagiye gucikanwa rwose. Murabona ko mwahawe amahirwe mashya.
urumva rero iri tangazo rireba buri umwe wese, yapfa kuba urimo umupiyoniya wese rirakureba. Gute rikureba rero kandi warakoze migration yawe? Urebe neza winjiye muri nuza muri Pi browser, ureba hano handitse KYC, ukande muremba batarakushyize muri datative kubw'impamvu runaka za KYC cyangwa wenda rya verification y'ibintu bashaka ko twe twuzuza. Bicunge neza, ari igihe ushobora gusanga urimo arya bagusaba gukora liveness cyangwa ukora iki. Uruba batubwira ati ino grace period bayikize kuri 31 z'ukwezi kwa 12 2024, ni igihe bongereye. Kandi baratubwira ati nimugire ikibazo, grace period deadline ntago igihe cyahindutse n'ubundi ubusanzwe nkuko twadutegereje kuri 31 z'ukwezi kwa 12 2024, n'ubundi niko bisanzwe. Ni ngombwa n'ubundi ibyo twari twizeye n'ubundi bizagomeza bibi. Urumva ko nta mahirwe dufite cyane. Kandi Pi Coatium yarebye iravuga ati aho kugira ngo bano bantu wezi tumaze gutekongeraho igihe inshuro ebyiri, abantu imiragira ngo arabigomba gushyira mu gihano cya kwanza kuba yagiye asuzuma amakonti yabo. Hari nabo igomba guha amahirwe yo kubutabura Pi coin zabo, kubera ko harimo abantu bazicuruza nabi. Murabizi ko duhora tubagira inama, nyaboneka wowe utarakora KYC jya muri main checklist, njya muri application yawe ya Pi network, winjire ukore, ujye muri main checklist urebe buri kimwe cyose, ama verification yose utarakora ugende ubanze uyakore, ubone kuzuza KYC yawe, ndetse unuzuza ibisabwa. Umenye ukuntu bakora liveness, ujye ku macano yandi urebe ukuntu bakora liveness neza, ubimenye neza wongere bisubiremo. Urumva ni ibintu bisabwa kandi ni ibintu mugomba kwitondera cyane, kuko nutabyitondera kenshi bazakubita muri datative. Kandi nyaboneka kuza KYC utazi kuyuzuza, egera umuntu uzi kuyuzuza, barahari bashinze amagroupe menshi, urebemo wabyandikemo ko ukeneye kuzuza KYC, urangirwe umuntu ushaka kuzuza KYC aho mu gice wegereye ko bunzuye mu gihugu cyose barahari. Ndetse natwe ubwacu ushaka kutwegera tukakuba twagufasha. Ariko ibintu byose mu byuzuze neza, nta gihubutsi kirimo. Ubona ko mwagize Imana bakaba babongereye igihe ni amahirwe, mwikuze ibintu byanyu mukina. Control niba nimero ukoresheje ari imwe, amazina ari amwe, ndetse binashobotse amazina ukoresha kuri Facebook waba wayashyiramo neza uko ari. Nibyo byaba byiza. Ukaba ufite wenda Facebook ikwanditseho amazina yose, byaba byiza cyane kuri wowe. Urumva ko rero mugerageze iki gihe baduhaye, nyaboneka mwigipfusha ubusa, tugerageze tubigeze umusaruro KYC zanyu zube zuzuye, kugira ngo tuzabone kurujyanye n'amafaranga yacu twizewe neza, tuba bakire bejo hazaza neza. Aka kadi video nifuje ko mubanza mukakumva kugira ngo kabaho icyizere cy'ubuzima. Every single rich person that I know, they hustle, yes, they still hustle, which is fine, but their definition of hustle is very different from your definition of hustle. Your hustle just work. What I will tell you, what makes people rich is not the word hustle. What makes people rich is the word leverage. Look at every single rich person has leverage. What is leverage? Other people's time, other people's money, other people's resources. They have a team. They have money making them money. They have advisors. They have technology. They have something. They leverage other people's blank. Other people's talents, other people's resources, other people's time, other people's intelligence. That's what makes you rich. The key word is not hustle, it's leverage. Nongeye kubabwira ko iri faranga ryemewe muri China muri digital currency. Ryemewe ni 312,159 by'amadolari. Abonye ko hari amabanki menshi yifuje kuba yakorana na Pi network. Nta mahirwe dufite yuko ifaranga ryacu dushobora kugira mu gihugu runaka tukaba twarivunja, ndetse tukaba twanabasha kuba twarikoresha mu buryo butagoranye. Nta mahirwe rero wowe winjiye muri Pi network, nta mahirwe wagize nawe ubasha kuba wakinjizamo abantu, nta mahirwe yandi, kuko ntuzatengurwa, kuko igihugu cyose uzaba urimo uzabasha kuba wakora business zawe mu buryo bukwiye, ndetse n'ibyo uzashaka byose bizagerwaho
kubw'uko winjiye muri no Pi network. Urumva rero ni amahirwe akomeye cyane dufite, ni n'ibintu byo kuba twanashimira. Ndabanza gushimira daboro umuntu wese w'umupayoniya, umunyamuryango dufatanyije urugendo rumwe. Ndabashimiye rwose ku bwitange mugomeje gukora, cyane cyane sensibilisation mugomeze gukora ni nziza, ndetse ni n'iy'agaciro, nta n'umwe utakayishimye. Turayishima rero, ni iby'agaciro cyane rwose. Again, Botswana, we support GCP 314159. Ubona ko ibikorwa rwose abantu babyitabiriye cyane, ubona ko babashe kuba babiha agaciro cyane rwose. Ino P-Fest rwose yagenze neza mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye, yaba ku mugabane wa Afurika ndetse no ku migabane igiye itandukanye. Urumva rero nibyo byiza, kandi biraduha icyizere yuko ino Pi network niramuka isohogeye open mainnet yayo bizagenda neza cyane mu buryo bwiza kandi bwizewe. Grateful for the community efforts and accomplishments during the building stage of the network, and I'm overwhelmingly excited for the future to come. Open Network is not the final destination of the current Pi experience. It's an important and crucial next step. With this launch, many more utilities can come to life because Pi will be more seamlessly integrated into the real world. The possibilities are endless. Some utilities are currently blocked due to the enclosed phase, but with the open network, those utilities will be able to flourish. For instance, we can connect Pi apps with traditional mailing services for shipping goods, or more easily integrate with other established Web2 and Web3 networks. This is incredibly exciting for expanding the accessibility and adoption of Pi into the mainstream. Pi's enclosed network has been critical in establishing and building a safe space for us to migrate the community to mainnet, fine-tune features like KYC, and build the ecosystem. Since then, we've experienced incredible success and global support, and we're excited to see how much more we can grow as we open the network. Read the full Pi2 announcement to learn more about the community's progress in the open network conditions and all the... Nongeye kubashimira rero mwebwe mushobora kuba mwarakoze uyu mushinga, mukaba muwurimo, ndetse mukaba mubasha kwitabira ibiganiro byose. Ndabibashimiye rwose, kandi we mushyashya nyaboneka ibuka ukana subscribe kugira ngo tujye dushyiraho ikiganiro ukibone aho tubagira inama, ndetse n'ikibazo aho ufite cyose ubasha kugikemurirwa mu buryo bworoshye. Turabashimiye rero, mwebwe mujye mugira imigisha umunsi ku munsi, mugira amahirwe n'imigisha yanyu. Ciao ciao. Ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge, bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasteri, yaba ama etage ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi, kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano mu Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.